Ubuzima si agakinisho ngo bukinishwe, ubuzima ni impano iruta izindi zose, ukwiye kubahwa na buri wese hadashingiwe ku gitsina cyangwa ubwoko. Ubuzima si agakinisho ngo amaze igihe yumva ibyo umubwira akakwereka ko ntacyo bitwaye, ngo ariko shaho ngo abasengera mu mutima, ngo ategereje ko wazikubita agashyi ukamwereka inzira itayobye. Basi humura wumva inama, si ibyo wibwira mu bwiru bw'ijoro. Iyo umunyuzeho ku muhanda uhita wumva ngo ni uwawe, siko bikwiye shaho wishyushya umutwe ngo uramukunda cyane. Kandi nyamara ejo uramwibagirwa, witonde ntuzabe nk'ikirere gihindagurika ik'imvura igwa. Uyu ni umwanya wo kwerekana ubupfura, aho kubona umukobwa atambuka ugahita wumva ari umutungo mushya. Uvuga amagambo aryohereye arimo inganzo n'indirimbo, ntiwibuke ko nawe afite umutima, atari igikoresho cyifashishwa igihe gito. Umukobwa si igikoresho cyo kwinezeza, ni umuntu wubakitse wifitiye icyubahiro, akeneye urukundo rw'ukuri, si urwo kwirirwa, si urw'umunsi umwe ngo ejo abone undi. Basore mwirinde kwifata uko mushaka, kuko si bwo bwenge si n'ubupfura. Muhitemo kumenya kubaha no kumvira, ibyo ni byo bituma muba abagabo nyabo. Hari abarara bitangiye intama bakajya imbere y'umukobwa nk'abacuruzi, bavuga amagambo nk'ayo mu ruganda rw'inigi, sha uri mwiza nk'uva mu nzozi, maze yaseka bati ntago arabyanga pe. Hari n'abajya bakoresha sitatasi z'urukundo bakazisoma nka Bibiliya buri gitondo, bati love is patient, love is kind, ariko mu buzima bwabo ni broke and fine. Abandi baturi mwiza nk'inyenyeri, bakavuga baturi inzozi zanjye, ariko nyuma y'iminsi 3 gusa bagatangira ngo ntago tuberanye. Urabe wumva mutima mucyo, utekereza ahazaza hawe, ntiwite ku bishashagirana byose, ejo utazaririra aho wasekeye abantu tukakota wizize, dore ko ngo umuhana avayo. Ngewe nkuhanye ujyayo, nutumva uzaba wizize. Nawe musore w'umugabo wubaha, witwararika uganire nk'ukuze, ureke kwambara urukundo nk'ikote ryo ku cyumweru, utazakwikuza wizize. Oya ni oya, ni oya pe, si oya gato. Oya si inzozi, si akanya gato ngo byongere. Iyo atakwanze umuha icyubahiro, wenda si igihe cye, ariko si igikorwa cy'igituro. Basi shira ubwoba wige kubaha, basi si ugushaka gutwara utitaye ku nzozi. Urukundo nyarwo ni urwo kubahana, si urwo gusetsa nyuma ngo bibamarire. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza, uwatojwe gutanga ku mutungo yagabiwe n'uwamuhanze, agasanga ari ngombwa kuwusangiza kugira ngo inganzo ikomeze kuganza, inzuzi z'umutuzo zituze zituriza mu mitima y'abatuye isi.